hatangajwe amavugurura mu bigenderwaho mu gutanga umusanzu wa mituweli. Muri iki kiganiro tugiye kuganiraho byinshi mu byagendeweho ndetse n'impamvu zabayeho. Turavuga kandi mu gihe ufite ibyo ushaka gukosoza, aho ushobora kujya ndetse n'abagomba kugufasha. Turi hamwe n'umutumirwa, reka atangira twibwira, tubahaye ikaze. Murakoze, nitwa Emmy Ntwari Sibomana, ndi umukozi muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, nkaba nshinzwe gukurikirana imikorere n'imikoreshereze ya sisiteme imibereho, nka bumwe mu buryo bw'ikoranabuhanga bwashyizweho bugamije kunoza itangwa rya serivisi mu nzego z'ibanze. Twabonye izi nzego nshya zashyizweho twifashisha twishyura mituweli. Ese kuki habayeho izi mpinduka? Murakoze, ni ikibazo cyiza. Mu by'ukuri nibyo koko hashize iminsi habayeho ivugururwa aho ryari rigamije kugaragaza uburyo bushya bwo kwishyura umusanzu w'ubwisungane mu kwivuza mituweli, ukaba uri mu nzego 5, zikaba zarashyizweho hashingiwe mu by'ukuri ku kuba na serivisi ubwazo zisanzwe zihabwa abanyamuryango wa mituweli zariyongereye, kandi zimwe muri zo zisaba ikiguzi kiri hejuru. Birumvikana yuko n'ubushobozi bwa mituweli nabwo bwari bukwiye kuba bwakwiyongera kugira ngo izo serivisi zikomeze gutangwa. Ikindi kandi nk'uko tubizi, hari hashize imyaka irenga 15 uyu musanzu dutanga udahinduka, mu gihe mu by'ukuri ko ikiguzi cy'ubuzima muri rusange kizamuka n'icy'imiti kiba kitarasigaye inyuma. Rero mu kubijyanisha n'izo serivisi nshya ziyongerewe, ariko bigamije no kunoza imitangire ya serivisi ku banyamuryango ba mituweli, birumvikana ko byari ngombwa ko umusanzu wongerwa, ariko nanone ukongerwa hashingiye ku bushobozi bwa buri munyamuryango. Ibyiciro by'ubudehe byakuweho. Ese twakwibaza ngo kubera iki, nihe mpamvu byakuweho? Nibyo, ibyiciro by'ubudehe mu gihe cyabyo byarifashishijwe mu igenamigambi no gutanga serivisi zitandukanye, ariko byaje kugaragara ko ari ngombwa ko haboneka ubundi buryo bunoze kurushaho, kubera yuko hari abaturage bamwe, ntabwo ari benshi, bari bamaze kuvuga nk'aho bafata umuco wo kumva ko bagomba mu cyiciro cy'ubudehe, cyane cyane icyiciro cyo hasi, atari uko mu by'ukuri imibereho yabo kigaragaza yuko bakaba bari muri icyo cyiciro, ahubwo ari uko bifuza gukomeza gufashwa, kubera yuko hari ibyiciro by'ubudehe, cyane cyane nk'icyiciro cya mbere. Iyo wabaga uri muri icyo cyiciro warafashwaga. Gufashwa si ikibazo igihe mu by'ukuri koko imibereho yawe igaragaza yuko ukwiye kubufashwa, ariko hari n'abari bamaze kuvuga ngo kumva ko icyo bagamije ari ugufashwa, n'iyo bateye intambwe batera imbere bakaba batagaragaza ayo makuru y'uko imibereho yabo yahindutse. Rero ibyiciro by'ubudehe byasimbuwe n'iyi sisiteme imibereho, hagamije kurushaho kunoza itangwa rya serivisi zari zisanzwe zitangwa n'ubundi hashingiye ku byiciro by'ubudehe, ariko ubu zikaba zitangwa hashingiye ku makuru y'imibereho y'urugo, hagamijwe kunoza nanone itangwa rya serivisi. Yego, twakomoje cyane ku mpinduka zabayeho, ariko twakwibaza ngo ubu izi nzego z'ingo tubona cyangwa se zahinduwe mu buryo bwo kwishyura mituweli bigenda bite, hashingiye ku ki? Mbese muri make mwadusobanurira. Murakoze, nibyo nk'uko mwari mubivuze, hashize iminsi habayeho amavugurura bijyanye n'inzego zo kwishyura umusanzu wa mituweli. Ubu hakaba hariho inzego 5. Urwego rwa mbere ni urwego rujyamo urugo rukennye cyane, kandi rukaba rudafite n'ahandi hantu rwakura ibirutunga. Muri urwo rwego abarurimo bishyurirwa ibihumbi 4 na leta. Uwo musanzu ni leta iwutanga. Hakurikiraho urwego rwa kabiri rurimo abantu nabo bafite amikoro atari menshi, ariko kandi bafite uburyo ki bashobora gukora, uburyo ki bashobora kwirwanaho, mbese bashobora kwinjiza imitungo nubwo itari myinshi. Abari muri urwo rugo rero bari mu rwego rwa kabiri, umwe mu bagize urwo rugo yishyura ibihumbi 4, ariko ibyo bihumbi 4 atanga 3, noneho leta ikamwongereraho 1,000. Hakurikiraho urwego rwa gatatu. Urwo rwego rwa gatatu ni urw'abantu bifashije, ariko nanone navuga ngo bakifite urugendo, nubwo twese tuba dufite urugendo mu iterambere, aho umwe mu bagize urwo rugo uri muri urwo rwego rwa gatatu yishyura ibihumbi 5 by'umusanzu wa mituweli. Hakurikiraho urwego rwa 4. Urwego rwa 4 ni urw'abantu nabo bifashije, aho umwe mu barugize yishyura ibihumbi 8.
ku mwaka. Urwego rwa gatanu ari narwo rusoza ni urwego ruba rurimo abantu navuga ngo bifashije kurusha abandi, aho umwe mu barugize yishyura 20,000 k'umusanzu wa mituweli buri mwaka. Ni izo nzego uko ari 5. Mubidusobanuriye neza, ariko nanone twakwibaza ngo igihe nisanze mu rwego rudahuye n'ubushobozi bwanjye cyangwa se rurenze ubushobozi bwanjye, bigenda bite? Ni bande bashobora kumfasha? Nitwaza iki mu gihe nkeneye gukosoza? Murakoze. Nk'uko twabivuze, mu gushyirwa muri izo nzego zitandukanye hashingira ku bushobozi cyangwa se ku mibereho y'urugo, nk'uko bigaragara muri sisiteme imibereho. Sisiteme imibereho akaba ari uburyo bugaragaza nyine uko ingo zibayeho hashingiye ku makuru izo ngo ziba zaratanze ubwazo, ariko n'andi makuru agaragara mu zindi sisiteme. Birashoboka yuko umuntu ashobora kuba wenda yari afite uko abayeho mu minsi yashize, ayo makuru akashingirwaho, noneho hakazabaho kuba imibereho y'urugo yahinduka, wenda akaba yakisanga mu rwego abona rutakijyanye n'imibereho ye. Icyo gihe rero iyo ushaka kubikosoza ugana inzego z'ibanze, by'umwihariko ku kagari, ukagenda ukagaragaza ibyo bidameze neza kugira ngo bagufashe babikosore. Icyo rero umuntu yitwaza, ubundi mu buryo rusange hashingirwa ku rwego rw'amakuru wifuza kunoza, ariko buri wese akwiye kuba yitwaje nimero y'indangamuntu ye, noneho akabasha kuba agaragaza n'andi makuru mu by'ukuri asobanura neza ubusabe bw'ibyo yifuza kunoza. Aha natanga urugero, niba urwego urimo rw'umusanzu ruri buze guhinduka hashingiye ku kuba imitungo yaba yarahindutse, ni byiza kugaragaza nyine izo mpinduka. Ariko bishobora no guhinduka dushingiye ku kuba bamwe mu bagize urugo rwawe batakirubamo. Izo mpinduka nazo ni ukuzigaragaza. Rero hashingirwa ku miterere y'ubusabe buri buze gutuma ibinozwa bigomba kunozwa. Nibyo umuturage yitwaza. Birumvikana ko ubusabe biba butandukanye bitewe n'ikibazo wenda umuturage yahuye nacyo, ariko se ntabwo bitinda? Iyo asabye ko bihindurwa birihuta? Murakoze. Nk'uko natangiye mbivuga, bumwe mu buryo bugamijwe kunoza imitangire ya serivisi harimo n'uburyo bw'ikoranabuhanga, ari nabyo na sisiteme imibereho ndetse n'izindi sisiteme ziba zije gukemura. Umuturage wagaragaje ko hari ibyo agomba kunoza, yaba ari urwego rw'umusanzu wa mituweli cyangwa se yaba hari n'andi makuru yanditse ku rugo rwe ariko abona akwiye kunoza, ubundi ntabwo bitinda. Iyo amaze gushyikiriza ubwo busabe bwe no kugaragaza ibikwiye gukosorwa ku nzego z'ibanze, abona igisubizo mu gihe kitarenze iminsi 2 hashingiye ku munsi yatanze ubwo busabe. Ubundi ihame, nubwo tuvuga iminsi 2, hari n'ibitageza ku minsi 2. Niba ari ugukosoza amakuru ashingiye ku mazina, iyo ugaragaje bigaragaza nyine ko ayo mazina koko akwiye kuba akosorwa, ntabwo utegereza iminsi 2. Ariko kandi hari n'ibindi bizaba bitegereza yuko habaho gusura urugo barebe ko ibivugwa koko ari byo. Ibyo nibyo bigomba kuba bitarenza ya minsi 2 kuko umuturage yabonye igisubizo. Mubidusobanuriye neza, ariko nanone twakongera kwibaza ngo ni iki umuturage asabwa? Ese umuturage niba amenya icyo asabwa, inzego z'ibanze bo basabwa iki kugira ngo iyi gahunda igende neza irushaho kunozwa? Murakoze. Muri rusange izi gahunda zose ziba zashyizweho hagamijwe neza y'umuturage no kunoza imitangire ya serivisi. Icyo rero umuturage asabwa, icya mbere ni uko akwiye kubanza akamenya amakuru y'urugo rwe uko ameze. Ari naho tubashishikariza gukoresha uburyo bw'ikoranabuhanga, agafata telefone ye ngendanwa, yaba zisanzwe cyangwa se izihenze, zose birakunda, agakanda akanyenyeri 195 urwego, akareba amakuru ye. Icyo gihe rero iyo abonye hari ibyo asabwa kunoza, nibwo agiye atera ya ntambwe yo kujya ku nzego z'ibanze zimwegereye ku kagari kugira ngo agaragaze ibikwiye kunozwa. Ikindi ni byiza ko twese twumva ko izi mpinduka ziba ziriho zikorwa ku neza y'umuturage, zikamije kurushaho kubona serivisi inoze, kubona mu by'ukuri icyo twifuzaga gishingiye ku mibereho yacu. Icyo rero dusaba inzego z'ibanze ni ibisanzwe, ni ugukomeza kurushaho kunoza imitangire ya serivisi no kwirinda ko umuturage yasiragira igihe bigaragara ko ari ibyo yifuza kunoza cyangwa gukosoza kandi koko ukuri kwabyo kugaragara. Nibaza ko rero muri uwo mujyo abaturage nabo barasobanukiwe, bazi neza ko iyo ugiye kugira ibyo ukosoza witwaza ibigaragaza ibyo ushaka gukosoza, kandi n'abayobozi nabo
gutanga serivisi nziza kandi yihuse babigize hamwe. Mudusobanurira ibintu byiza, turabashimiye kwitabira ubutumire bwacu. Murakoze namwe.